iya 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 aiye ayaya 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 uvinganzo yasobetse n'umunezero ingoma nizivugire n'amakondera tsikimbe iyeyo aiye ayaya 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 umvinganzo yasobetse n'umunezero imyirongi n'impanda n'ibivangwe biburusobe iyeyo aiye ayaya 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 umvinganzo yasobetse n'umunezero umva ibihozo by'abakobwa umva ibyivugo by'abahungu iyeyo aiye ayaya 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 reka nongere mbasuhuze shuti bakunzi ba MC Rubangukana Bigwi murabizi igenda hagati gaturi kumuriruka karutica umugambi yemeje guhiga nkesa ndi igikanu cy'imfizi ndi rukwaya rw'inkwaya ndi rusakarana inkubito nyiringoma ndi icumu ricumbikira abacumbitsi ariko nanone ndi inyamibwa y'ubufundu gendana ijabo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwoba rugegana ingoma ndi umurongo wananiye abanzi ndi kubana Pacifique wasengimana wa ruberandinda rwa rwatambuga iwacu murabizi ni mu bufundu mufura zifungura ubundi harya impyisi nibisamagwe niko bene Rubangukana Bigwi mwe iyo mwaraye ntaruge mwiriwe ntarungu mumeze neza imitago bayibiritsa ruruhumbiraje nazo tumva ni muhumeko dore nanjye mbangize gutya nkavuga ntariko mwokagira imana mwe manga yangaya wafata uyu mwanya nkongera nkigarukira muri ya gahunda yacu yitwa bya bihe cya kiganiro cyiza cyane twongera kugaruka ku buzima bwacu bwo hambere bya bihe twongera kugaruka kuri bwa buzima bwaranze ba sogokuru bya bihe byongera kutwibutsa bya bihe twabayemo tukiri batoya ndetse bya bihe byaranze umuco nyarwanda cyane ko kwa Rubangukana Bigwi ariho habarizwa gakondo ariho habarizwa umuco nyarwanda ndizera ko mumeze neza rero ubwo mboneraho guhita nshimira abantu bamaze gukora like abantu bamaze gukora subscribe abantu bakomeje kuduha ibitekerezo ndetse abantu bakomeje kudusaba ibiganiro bakavuga bati Rubangukana Bigwi noneho ubutaha ikiganiro uzarebe ukuntu wagaruka kuri ibingibi ibyo ngibyo biradufasha cyane ibyo ngibyo bitwereka ko turi kumwe namwe mu biganiro tugenda dukora njyewe ni MC Rubangukana Bigwi ikiganiro ni byabi muti ese Rubangukana Bigwi noneho uyu munsi turaza kugaruka kuki uyu munsi ntabwo turi buze kureba ibintu bihambaye cyane ariko none ntabwo twareka gutekereza ku muco nyarwanda uyu munsi hari umuntu wahoze ambwira ati Rubangukana Bigwi wihangane ugaruke nanone cyane cyane ku rukundo rw'abanyarwanda arambwira ati wongere ugaruke ku rukundo rw'abanyarwanda ati wabitunyuriyemo hambere mu mihango ya kinyarwanda ariko unyuremo gakeya nibyo reka twongere tubigarukeho twongere tubivugeho abanyarwanda bo hambere barakundanaga cyane kugeza ubwo bagabiranaga inka tunabivugaho ko iyo umunyarwanda yabaga akunda undi yashoboraga
kwemera ko bagirana igihango cyo kutazahemukirana, igihango cyo kuzatabarana aho rukomeye, igihango cy'ubudahemuka, ndetse igihango cy'uko nanapfa azamurerera, nanapfusha azamutabara, bakagirana igihango. Abanyarwanda ba kera rero bagiranaga urukundo, ndetse si abakera gusa, n'uyu munsi hari aho urukundo ruri. Kandi koko abanyarwanda turacyafite urukundo, nta nubwo ari agace kamwe gusa, ahubwo abanyarwanda hafi ya twese dufitanye urukundo ndetse n'umubano. Yego rero si ibyo gusa, kandi abanyarwanda ba kera turibuka neza ko mu gihe bari batarazana ibijyanye no kugura no kugurisha, abanyarwanda baraguranaga. Ibi ni ibintu bigaragaza urukundo abanyarwanda bari bafitanye. Iyo umunyarwanda avuga ati kanaka iki ngiki ntabwo agifite, njyewe reka nyimuhe mwigurane, ntacyo nawe akigire amekiriya afite, ni ikigaragaza urukundo. Ntabwo ari n'ibyo ngibyo byonyine gusa, kandi abanyarwanda bo hambere iyo umuntu yabaga afite ikibazo baramuremeraga. Abanyarwanda iyo umuntu yabaga ari buze gushyingiza umwana baramushagaraga, bakavuga bati reka tumufashe tumwubakire, uzanye urubariro, uzanye imbarakati, uzanye imigozi yo guhambira, bityo bagasigasira nyine buri wese icyo azanye kikabasha gufasha uwo muryango, bakawushyigikira ukabasha kuba watera imbere. Ndetse umunyarwanda, nta munyarwanda washoboraga kurara ubusa, undi munyarwanda afite ibyo kurya aramuhamagara akamubwira ati dore hano mfite icyate cy'ibijumba, akamukatiraho nawe agashyira abana, ubundi abana nabo bakarya. Yego rero si ibyo gusa, kandi hari n'undi muntu wigeze kutubwira ati rubangukana bigwi, ariko uko abanyarwanda ba kera numva baba bavuga bati mu muco nyarwanda nta muntu n'umwe wabaga yemerewe kugira gutya ngo agambanire igihugu. N'uyu munsi niko bimeze, nta muntu, nta munyarwanda ufite umutima w'ubunyarwanda, ufite umutima w'u Rwanda wagombye kugambanira igihugu. No hambere rero abanyarwanda bagiraga umutima w'igihugu, abanyarwanda bagakunda igihugu, abanyarwanda bagakunda u Rwanda, ndetse abanyarwanda bakitangira u Rwanda kuva na kera ndetse na n'uyu munsi. Yego ntaho byagiye, biracyahari. Ntaho byagiye, biracyahari. Abanyarwanda turacyakomeje n'ubundi gukunda u Rwanda, turacyakomeje gushyira u Rwanda ku mitima yacu. Yego murumva ko rero umuco nyarwanda wahozeho kandi uzahoraho. Yego dukomeze twibukiranye rero bya bihe. Iyi ni gahunda yitwa bya bihe, mukomeze mutange ibitekerezo byinshi kugira ngo tujye tugenda tugaruka kuri byinshi cyane. Ikiganiro ni bya bihe, channel ya MC Rubangukana Bigwi. Komeza ukore subscribe, ukomeze ukore share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro bikomeze kukugeraho ku gihe. Njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi, murabizi mbakunda kubi, kandi namwe ndabizi murankunda cyane, ntabwo mbakunda kundusha. Ni ukuri mukomeze mushyigikire kugira ngo ibiganiro bikomeze kutugera ku gihe. Amahoro cyane.